Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye twizere ko aho muherereye hirya no hino mu Rwanda ndetse n'abari hirya no hino muri Afrika mudukurikira kuri Primo Media Rwanda twizere ko muri amahoro. Nkuko mubibona rero twagarutse muri cya kiganiro kigaruka ku bumenyi bw'imodoka cyangwa se kukumenya imodoka yawe. Murabibona hano turi kumwe na Engineer Elia ariko nkuko mubibona turi muri workshop ahantu bakorera imodoka. Tugiye kuganira nkuko mubibona iruhande rwe hari imodoka rwose bigaragara ko uyu munsi ariyo tugiye kwigiraho. Murabona ko yayifunguye, tugiye kuyiganiraho tunaganire mu by'ukuri kubijyanye n'imodoka z'ikoranabuhanga ziri kuza ku masoko yo muri Afrika by'umwihariko hano mu Rwanda. Abantu baragura imodoka z'ikoranabuhanga kandi koko niho iterambere ry'igihugu rigeze. Abantu barihutira rwose gutera imbere n'imodoka. Biragaragara ko ari igikoresho hafi ya buri rugo rwose mu Rwanda amaherezo ruzaba rufite mu minsi iri imbere. Eri muraho neza? Muraho. Ntangiye mvuga nti rwose biragaragara ko imodoka mu Rwanda ari igikoresho buri rugo rwose ruzaba rukeneye mu gihe kiri imbere. Nibyo cyangwa ndibeshye? Nibyo. Nibyo kuko imodoka ni imashini umuntu akeneye ngo imufashe mu kazi ke ka buri munsi, mu mibereho ya buri munsi. Yego. Ni igikoresho cyangombwa cy'ingenzi kandi. Narimo mvuga ko rero mu Rwanda by'umwihariko harimo haraza imodoka z'ikoranabuhanga. Ngira ngo namwe hano muri workshop aho mukorera murazibona ko rwose ari zo modoka zirimo ziraza zagize ibibazo bitandukanye. Abantu barazigura ariko bamwe ntabwo bazumva, bamwe ntibazizi, barumva ngo imodoka ni hybride cyangwa se imodoka wenda no automatique, ariko ntabwo bari kumva neza imikorere n'imibereho y'izi modoka n'uburyo bwo kubana nazo kugira ngo koko icyo gikoresho umuntu azakimarana igihe kirekire. Reka dutangire tuganira tunarebe mu by'ukuri ese izi modoka ziri kuza ni nazo modoka zizakenera abakozi, abatekinisien bo kuzikora mu gihe zagize ibibazo. Ese abarimu dufite mu mashuri ya tekinike hano mu Rwanda n'abarimu bari ku rwego rwo kwigisha abantu ukeneye hano muri workshop bo kuzajya bagufasha. Tunarebe niba abaguriza imodoka bagomba kuba bafite icyizere cy'uko aho yayijyana muri workshop nka hano yaba yizeye ko ayishyize mu maboko mazima. Tunarebe muri rusange imbaraga namwe mushyiramo zituma abantu bashobora kugira icyizere cyo gukomeza kugura izi modoka. Tunarebe inama wenda mwatanga nk'abantu b'abatekinisiye ku bijyanye n'izi modoka. Reka dutangire muri rusange utubwira imodoka z'ikoranabuhanga mu by'ukuri n'imodoka zimeze zite kugira ngo nuri kuyigura ajya yigura yumva imodoka guzi yariyo. Murakoze. Icyo mperaho cya mbere ni ku cyo warumbajije uti imodoka. Urabona ko imodoka ni igikoresho gikenewe cyane muri sosiyete nyarwanda ndetse no ku isi muri rusange. Yego nibyo kuko imodoka iyo iterambere ry'ibihugu, iterambere ry'abantu ahanini rigenda ryihutishwa cyane no kuba bafite imashini zibafasha mu mikorere yabo ya buri munsi. Ubona ko ibintu byose amakompiyuta n'imashini zifasha abantu mu gukora akazi mu buryo butandukanye kandi bitasabye ko umuntu ajya hirya no hino inshuro nyinshi. Amamashini ahinga mubona ko nk'ibihugu byateye imbere bifite umusaruro uhagije n'ibikoresha amamashini ahinga. Inganda mu bihugu byateye imbere nizo zibafasha kwihutisha iterambere. Ubwo ndimo ndagaruka ku cyo bita imashini. Imodoka rero nazo ni imashini zifasha abantu umuntu akeneye mu buzima bwe bwa buri munsi. Nuko ari imashini wenda bitoroshye kuba umuntu wese ayitunga, ariko byaba byiza kuko ni igikoresho nkenerwa cyane. Iyo tuje nk'inaha iwacu ubona ko abantu bagenda baguka, ntago abantu bakiba ahantu hamwe gusa usange ngo baba mu izingiro rito. Abantu bagenda baguka bagatura hirya no hino hatandukanye, ariko bakagenda bakenana n'amaserivisi ya distance. Imodoka ni igikoresho, ni imashini, ni nk'uko umuntu agira inzu. Niyo mpamvu rero hano mu Rwanda ubona ibinyabiziga cyane byiyongera kandi abantu bamaze gusobanukirwa icyiza cy'ikoranabuhanga. Turaza no kubibona ikoranabuhanga mu binyabiziga. Ese rimaze iki? Ese rifasha iki? Ese kugura ibinyabiziga by'ikoranabuhanga ni ngombwa? Ikoranabuhanga ni ngombwa cyane. Ni byiza ko abantu batunga ibinyabiziga bigizwe n'ikoranabuhanga rigezweho. Ibo umuntu agenda akagura imodoka iteye imbere. Nibyo kandi n'inganda nazo zirasohora imodoka zibumbiyemo rya koranabuhanga rigomba gufasha abantu mu buryo bwose bushoboka. Ku bijyanye nuko buryo natwe tuba twitwara mu kuzikora,
mu gufasha ndetse n'abantu kugira ubumenyi kuri zo, tugerageza kubishyiramo ingufu cyane kubera ko tekinoloji urayibona, ubu imodoka yose yinjira mu Rwanda ni imodoka igizwe n'ikoranabuhanga. Niyo mpamvu no mu kuyikoranaho hagomba kuba harimo kwifashisha ikoranabuhanga ndetse no gukomeza kugira ubumenyi bwisumbuyeho. Impamvu rero abagura ibinyabiziga, ababitunze bagomba gushyiramo ubushishozi cyane mu gihe baguze ibinyabiziga byabo, babijyana mu kubikoresha, babijyana mu magaraje. Ubu ngubu tekinike y'ubu, tekinoloji y'ubu iriho itandukanye na tekinike yahozeho kera, aho umuntu uwo ari we wese yakoraga imodoka. Ahubwo kera hari mekanike. Hari mekanike. Yego. Imodoka yawe yagira ikibazo, umuntu uwo ari we wese ubona hafi aho, ufite inyundo, ufite umutarimba, ukamubwira uti nkorera, akaza cokoza ibyo acokoza, wenda kubw'amahirwe akabona birakunze. Ubu rero ntago ariko bikimeze, bisaba ngo umuntu ufashe amafaranga ye akagura imodoka, amenye ko ya modoka aguze ni imashini igizwe n'ikoranabuhanga, iri tekinike, no mu kuyikoresha agomba kwitonda cyane, akareba abantu bashobora kumufasha, kuko ikoranabuhanga mu binyabiziga ryo ni ngombwa, nk'uko turaza kugenda tubona impamvu ari ngombwa. Nkaho turi hano murabona imodoka, ni imodoka y'ikoranabuhanga. Tugiye kureba, ni imodoka iri mu Rwanda, abanyarwanda benshi barazifite, imodoka z'amayundayi, imodoka z'amakiya z'ikoranabuhanga riteye imbere, amatoyota, amabenzi, amaudi, izo modoka zose zirahari. Aha icyo tuvuga ku ikoranabuhanga ry'izi modoka, nk'ubu abantu benshi bamaze igihe bavuga bati imodoka z'ama hybrid, imodoka z'ama automatique, imodoka z'ama semi automatique, imodoka z'ama electrique. Aha tugiye kureba neza iri koranabuhanga, uburyo rikora n'uburyo rifasha, akamaro karyo mu mikorere n'imitungire y'imodoka. Iyi mubonaho imbere yanjye, murabona ko hari ibyuma bibiri bimeze nk'aho bitandukanye, ariko iyo kiri mu modoka kiba ari icyuma kimwe. Iyi modoka ni imodoka murabona ko iri mu Rwanda, abanyarwanda barazitunze, ariko abantu benshi ntabwo bazi ko zifite ikoranabuhanga rimeze gutya. Kubimenya rero ni ngombwa cyane, kuko ni nabyo bibafasha mu kuzibungabunga, mu kuzitaho, mu kuzikurikirana. Ariyo mpamvu tugira uruhare cyane mu gufasha abantu mu gusobanukirwa ibinyabiziga batunze, kugira ngo babashe kuzamenya uko babibungabunga n'uko babimaintaininga. Kuko imodoka uko ikoze, uko ibayeho, uko iteye, imodoka igomba gukora igihe kinini, ariko nayo mu gihe yitaweho, mu gihe yabungabunzwe, mu gihe yakorewe maintenance. Iyi rero ni imodoka hybrid ikoresha za moteri zombi. Mujya mwumva kumva ngo imodoka irakoresha amashanyarazi, irakoresha moteri combustible. Umuntu akavuga ati je naguze imodoka hybrid, kiramo essence nke, ubundi gihe kinini gakoresha amashanyarazi. Aha turi murabona ko ni imodoka, iyi ni moteri ifite, ni ya modoka ifite za moteri zose, iz'amashanyarazi ndetse na moteri isanzwe. Aha nibyo tugiye kubona, kugira ngo utunze iyi modoka wese, uyigura cyangwa utekereza kuyigura, amenye uburyo azayitungamo, amenye uko azayikorera maintenance, amenye uko azayibungabunga, ndetse amenye n'uko agomba kujya yitonda mu gihe igize ibibazo, cyangwa ari guselekisiona umuntu uzamufasha mu mibereho y'iyi modoka. Iyi rero, iyi tubona aha ni imodoka, iki ni igice cyayo, icyo bita moteri combustible. Murayibona, abasanzwe batunze amamodoka bazi icyo bita moteri combustible. Ni ya moteri inywa essence na mazutu, ni ya moteri isanzwe muri rusange, ubwo niyo twita isanzwe. Hanyuma iki gipande cyayo kindi ni igipande cya gearbox, ariko kiri kombine na ya moteri electrique. Ni ukuvuga ko iyo iyi moteri yahagaze gukora, ikoranabuhanga ry'imodoka rikoresha iki gice cy'aha ngaha, kuko nicyo kiba gicometsemo amatransmission abasha gukaraga amapine. Iyo tuvuga amatransmission abasha gukaraga amapine, amatransmission ngaya pine riba riri hano mu ruhande. Iyi modoka rero ibi ifite amakompiyuta, aya mubona na amakompiyuta akontorora aka kazi kose. Izi kompiyuta murabona ko hari kompiyuta ebyiri, hari kompiyuta yo ishinzwe ubwayo gukurikirana systeme electrique, uburyo za moteri zigomba kugenda zihinduranya akazi bitewe nuko imodoka igeze aho ikeneye gukoresha amashanyarazi cyangwa ikeneye gukoresha moteri iri combustible. Iyi modoka, umuntu watekereje gukora iyi modoka bwa mbere,
mu by'ukuri yari yaratekereje gukora imodoka iri elegitike itanywa ikintu na kimwe, ikoresha amashanyarazi gusa. Ariko bitewe n'ikoranabuhanga ryariho icyo gihe, biza kugorana kubona imashini y'amashanyarazi gusa ishobora gukora akazi nk'ako imoteri iri kombisitibure yakoraga. Bityo akoze ya moteri elegitike niyi, izi nsinga mubona z'imituku turaza kuza kubona icyo zivuze, ni izitwara amashanyarazi, icyo bita high voltage muri iki gipande kirimo moteri elegitike. Icyo gihe rero amaze kubona ko bidashoboka, ya moteri elegitike ifite imbaraga nke, yaravuze ati reka nongere nyibangikanye na ya yindi iri kombisitibure, imwe yajyaga inywa esanse, ijya inywa esanse nke ariko yunganira iyi mashini yanjye nakoze, iyi modoka yanjye nakoze mu kubasha gukora ibintu by'ingufu, guterera agasozi cyangwa se no gutwara ibintu biremereye. Nibigeraho bidasaba imodoka imbaraga, hakore ya moteri y'amashanyarazi, bibe byorohereza, bibe byunganira ya esanse nakoreshaga nyinshi. Nibwo rero yabumbye, abumba iyi moteri elegitike, arangije abumba n'iyi moteri isanzwe ya yindi inywa esanse, arabihuza, ashyiraho ikoranabuhanga ryo kubitegeka, kuko umuntu ku giti cye ntabwo ashobora kugenda abasha guhinduranya za moteri. Umuntu ni ukujya mu modoka agatwara, hanyuma ikoranabuhanga rigakora akandi kazi. Imodoka ihabwa aya makompiyuta, ni amakompiyuta abiri murayabona, akagira andi makompiyuta ku mpande murazibona. Ziriya ni imashini zikora mu buryo bwa feri. Ubwo wumva ngo feri iri elegitoronike, feri y'imodoka nayo ikontororwa n'ikoranabuhanga, ikoreshwa n'ikoranabuhanga. Nubwo umuntu ajya mu modoka agatwara imodoka ye akajya afata feri akumva birakora, ariko uruhare runini ruba ruri gukoreshwa n'ikoranabuhanga. Feri ubwo ni izihe? Izi moteri mubona, izo bakunda kwita ama EBS, ama anti braking system, izi za kompiyuta zikontorora feri mu kujera feri mu gihe icyo ari cyo cyose umuntu ari mu rugendo agenda. Hanyuma rero tugarutse ku koranabuhanga rya hybrid, iyi moteri mubona, iyi modoka mubona, iri koranabuhanga mubona, ni imodoka ziri mu Rwanda, ni imodoka zikeneye abazikora, ni imodoka zikeneye abantu bafite ubumenyi, turi buze kuza kubigarukaho. Iyi moteri y'amashanyarazi, hanyuma ayikorera moteri ku ruhande inywa esanse, kugira ngo igihe imodoka ikeneye imbaraga ijye yitabaza ya moteri inywa esanse, kuko niyo igira imbaraga nyinshi. Amaze gukora iyi modoka yararebye asanga ntago uyitwaye yajya agenda ahinduranya amavitensi. Ibyo mwumva ko habaho imodoka za manuweli umuntu atwara akagenda ahindura vitensi, ngira ngo benshi bari bamenyereye. Ngira ngo mu minsi ishize wagiye wumva ko no mu bizamini byo gutanga perime ubu hagiye kujya habaho nk'ibya automatique cyangwa na manuweli. Nuko imodoka za automatique zirahari, ariko cyane cyane 90% urabona ko imodoka za automatique ziganza cyane mu buryo bwo korohereza abatwara imodoka, ku buryo buri muntu wese ashobora gutwara imodoka bimworoheye. Iyo tuvuga automatique ntago bivuze ko iriya modoka idahindura amavitensi, itagira amavitensi, ahubwo nuko ka kazi umuntu yakoraga mu guhindagura amavitensi gakorwa n'imashini, gakorwa n'ikoranabuhanga. Iryo koranabuhanga naryo riri mu kinyabiziga. Tugarutse aha rero, nyuma yuko iyi modoka ifite moteri elegitike ikagira na moteri kombisitibure, ikaba iri hybrid, ariko ku rundi ruhande iyo twinjiye mu ruhande rwo guhinduranya amavitensi, iyi modoka ni na semi automatique. Semi automatique ni ukuvuga ngo uburyo bwayo bwo guhindura amavitensi buri semi. Nituvuga semi, iyo byinjiye muri gearbox yayo, iyi modoka urayibona mindani iri manuweli, ifonctiona manuweli. Hanyuma byakwinjira muri komande, aho umushoferi aba yicaye we ashiftinga automaticoma, ashyira muri depart, ubundi akandi kazi kose kagakorwa n'izi mashini tugiye kubona. Iyi modoka yacu rero urumva iri hybrid, igenda ihinduranya amashanyarazi na moteri kombisitibure, ariko byakwinjira muri systeme yo guhinduranya amavitensi. Aha urabona ko icyo twita gearbox gikubiyeho izindi mashini, cyestayeho izindi mashini zifasha mu guhindura ya mavitensi. Kompiyuta y'iyi modoka yo igenda iteganya, ikavuga ngo imodoka yacu igeze aho kuza guhinduranya wenda vitensi ya mbere, vitensi ya kabiri. Murabona ko iyi moteri imwe, nkuko twagiye tubivuga tukavuga ngo mu kumaintain imodoka nabyo bisaba kwitona ndetse n'ubuhanga, kuko ni moteri ariko igizwe na moteri nyinshi. Aha bayihaye aka kamoteri mubona, aka ngaka nako bita activator AC engine,
akagafasha mu gukontorora iyi engagement uko muvoma igenda iva kuri moteri y'amashanyarazi, moteri ya combustible igaruka kuri moteri y'amashanyarazi. Igihe iyi modoka iri gukora urugendo rwayo bitewe nuko amafitensi ari kugenda ahindagurika bitewe n'umuhanda imodoka iri kugendamo, ya kakamashini kacu ariko nanone ubona gafunze kuri iyi moteri yindi tubona, icyo gakora ku ma information kagenda gatanga kuri computer na commande gahabwa, kagenda gakontorora mu kudisconnectinga, gukura muvoma kuri moteri iri combustible iyigarura kuri moteri y'amashanyarazi. Moteri y'amashanyarazi gakora, amashanyarazi yatangira kuba make, icyo gihe computer nayo ibigenda ikurikirana amabatiri uko functiona uko akora, igategeka ko habaho kongera guhuza cya gice cya moteri combustible na gearbox. Iyi urabona ko iyi nayo ni imashini ubwayo ifite ikoranabuhanga ryo kugenda ikontorora uburyo hagenda habaho gutandukanya muvoma no kongera kuyihuza. Tukaza twagera kuri iyi nayo mubona, iyi ngiyi niyo bita actuator AC gears. Iyi nayo uri kubona na kandi kamashini ariko kestaye kuri ya mashini, akazi kagenda gakora ko nukugenda gashyiramo amavitensi nkuko tumenyereye ku modoka isanzwe. Umuntu atwara imodoka akagenda kandagira mburi yaje ashyiramo vitensi, yongera yikuramo, yongera yishyiramo bitewe n'umuhanda agendamo. Ikoranabuhanga ryo icyo rifasha aha nuko hari akamashini gashinzwe gukora uwo murimo. Aka kamashini icyo gakora nukugenda gashyiramo amavitensi bitewe nuko umuhanda umeze na kondisiyo z'umuhanda. Ariko iyi niba igenda ishyiramo amavitensi bivuze ngo hari indi mashini ari iyi tubona niyo bita actuator asikaraci, urayibona ngiyaho yestaye. Ariko buri kamashini kose tugenda dukoraho muraza kubona ko gafite connection z'ikoranabuhanga rigakoresha. Computer nizo ziba zigakurikiranira hafi. Akako icyo gakora no kugenda gasunika mburiyaje, akagasunika mburiyaje akagagashyiramo amavitensi. Actuator asikaraci irasunika, ubwo ikora kakazi akaguru gakora ko gukandagira mburiyaje ugiye kwangaja vitensi. Actuator AC yayo igashyiramo vitensi. Niba ukeneye gushyiramo rimwe, niba imodoka ikeneye kujyamo kabiri, niba imodoka ikeneye kujyamo gatatu, iyo irangaja. Ubwo imwe turayifata nk'akaguru kawe, ego kari kuri amburiyaje, indi tuyifate nk'akaboko gashyizemo vitensi. Kashyizemo vitensi. Ikaba ikonegisiyo niba n'ikoranabuhanga ryo kuzibara. Imodoka ifite ama wheel speed sensors aba mu mapine yo agenda adetectinga rotation y'ipine. Niba ipine itangiye kwikaraga gahoro bitewe nuko imodoka igeze kuri pante, ubwo computer zo ziba zamaze kubimenya kare kuko zabonye amakuru aturuka mu mapine, zihite zitanga commande kuri ya moteri ishinzwe gusunika mburiyaje, bijyanirane na commande nanone kuri ya mashini iri buze guhita icomekamo vitensi. Niba wowe wicaye mu modoka ushyizemo rivanse, ubwo ni eri, computer irabona ko ukeneye rivanse, direct yihuta itange commande yihuse kuri aka kamoteri gahite nako kapurika vuba vuba muri gearbox, bityo rivanse igemo. Uko rero imodoka ikeneye imbaraga, ikeneye vitensi yo hasi, ni nako iraza computer yo iza gutanga commande kuri ya mashini igomba gukura muvoma kuri mashini, kuri ya moteri yacu electrique, ya moteri y'amashanyarazi, ihite itanga commande yuko hagomba gutangira gukora ya moteri yacu inywa essence. Hanyuma iyi modoka yacu ikomeze ikora akazi kugeza igihe uri buze kurangiriza urugendo yitwaye. Icyo turi kuvuga rero ni ikoranabuhanga mu binyabiziga biriho ubu mu Rwanda biri kuza, nuko nk'ubu murabona iri technology dusobanuye ntabwo twayinjiyemo neza kuko ni ikoranabuhanga rirerire, ariko ibice bimwe tubashije gusobanuraho cyangwa ibyo tubashije kubona biragaragaza ko technology ku binyabiziga iri hejuru. Ariyo mpamvu ababikora, ababyiga n'ababyigisha bagomba kugira impinduka zihuse bajyanishe n'ikoranabuhanga riri mu binyabiziga biri hari, kuko abantu bo barabigura, barabikeneye. Ibinyabiziga urabiza akamaro kabyo ni kanini kuri sosiyete ndetse no ku gihugu, ariko noneho muri tekinike naho imbaraga ziyongera. Kandi koko nyine n'iterambere ry'isi naho rigana riradutegeka kubikoresha ibi ngibi biri kuza. Yego. Kuwagira amatsiko
kuri modoka iri hybrid uko ikora twongere tuyamumare. Murabona ko iyi moteri combustible yestayeho amadinamo. Aya madinamo aya ni nka za source electrique, ni nka za barrage. Aya iyo iri kwikaraga, iri guhinda, iri kunywa ya essence, izi zigenda zicura amashanyarazi. Zicura amashanyarazi, ya mashanyarazi akagenda akajya mu mabatiri. Izi nizo zigenda zishariza amabatiri. Ya mabatiri mwumva ngo imodoka hybrid igira amabatiri, ese umuriro nushiramo nzabigenza gute? Umuntu yitwaye ntago bimureba. Kiretse gusa igihe zizasazira, ko buri PS yose igira igihe izasazira. Ukagenda mu workshop ukegera abanjiniyeri ukabaza ngo mundebera igihe ibirometero by'izi PS zanjye, izi PS ibirometero zizakora nzihindure. Ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku buryo umunsi tuzaba dufite imodoka ziguruka nabwo hazaba hari abantu bazi kuzikanika. Hazaba hari ibigo nka Korea Automobile Training Center, ikigo cyigisha tekinike cyabiherewe uburenganzira na Rwanda TVET Board. Ikigo gitanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga kandi mu gihe gito. Twigisha umuntu ibirebana na tekinike y'ibinyabiziga bigezweho kuva ku bumenyi bwo hasi kugera abaye umu engineer. Ikigo cyashyizeho uburyo bwo gutanga ubumenyi n'ubunararibonye ku binyabiziga bigezweho. Abize gukanika mu bihe byo hambere bari mu bahawe ikaze mu kwihugura ku binyabiziga bigezweho. Abarimo kwiga ubu nabo nuko. Nimuze mwihugure mugendane n'umuvuduko ikoranabuhanga muri uru rwego rigezeho. Abize muri Korea Automobile Training Center bose uko bakabaye, icyo bahuriyeho ntabwo ari ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo banahuriye ku kuba basigaye bikorera. Nibo batanga akazi kubiza handi. Abatunzi imodoka nimutugane tubahugure ku mikorere n'imikoreshereze yazo mu gihe kitarenze isaha imwe, ubumenye byinshi ku kinyabiziga utunze. Abifuza kugura imodoka cyane cyane zifite ikoranabuhanga rigezweho nimutugane tubagira inama y'imodoka mwagura. Niba ugiye kugura imodoka yakoze inaha, nayo yituzanire tuyigusuzumire, tukubwira ubuzima bwayo, tunakugira inama mbere yo kwishyura. Abaguze imodoka zigezweho nimutugane tubafashe kuzitaho no kuzibungabunga, kubera ko imodoka ni imashini yakozwe mu izamara igihe. Korea Automobile Training Center itegura ikinyabiziga cyawe kikaramba kikamara imyaka cyagenewe kumara, kubera ko dukoresha imiti yabugenewe mu gukora maintenance y'imodoka yawe. Iyo uzanye imodoka yawe ifite ibibazo uyisubira nayo yabaye nshya, igasubirana agaciro ku isoko. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Aha rero nibwo mubona ko ya moteri combustible baravuze ngo niba wowe moteri ari wowe twizeyeho imbaraga, reka tukwestare handi mashini azagenda akora kandi kazi. Nkuko twabonye kuri gearbox yayo bayivuze bati nawe gearbox reka tukwestareho moteri electrique, tukwestareho izindi moteri zahinduranya amavitensi, biryo bifasha umuntu kuba twaye ikinyabiziga cye kigenda kitanywa ariko kitanamuvuna mu guhindagura amavitensi. Bafata twa tumoteri twose batwestara kuri iriya, hanyuma bafata n'iyi moteri combustible nayo baravuga ngo wa moteri we nubwo uri kunywa ibyo twaguhaye za essence za mazutu ariko dufashe n'akandi kazi. Bestaraho iyi dinamo, iyi ngiyi ni source electrique, iyi niyo icura amashanyarazi ajya gushariza za batiri. Nuvuga ngo iyo uri gutwara imodoka yawe igenda icaginga amabatiri. Hanyuma baravuga bati ibyo ntibihagije, ahubwo reka tukwestareho n'indi mashini izagenda itanga umwuka mwiza wa climatiseur. Bestaraho iyi mashini mubona aha nayo urayibona ko izaho urutsinga rutukura, irekipera rotation kuri moteri combustible ariko ikagenda nayo ifasha mu kurema bwa bukonje umuntu akenera mu modoka. Iyi moteri imaze gukorwa gutyo, igihe imodoka iri kunywa essence, iri gukoresha moteri ya essence, iri kubona imbaraga, imodoka hybrid, icyo gihe ibiri no gukora kandi kazi ko gufasha izi mashini zindi mu kurema amashanyarazi, igacyaginga ya mabatiri yamara kuzura igakupa ya moteri yanywaga essence, hagatangira gukora ya moteri electrique. Iyi moteri nayo igakora, iri gukonsoma wa muriro wo mu mabatiri, wa muriro wamara gushiramo cyangwa maze kuba muke, ikoranabuhanga rikabibona, rigasaba ya mashini yacu ya moteri kongera kunywa essence ariko igakora, igatanga ingufu zo kongera kurema andi mashanyarazi. Imodoka igakora urugendo rwayo kugeza imyaka yose izamara. Abagira impungenge batese imodoka za hybrid ni imodoka umuntu ashobora kugura agatunga igihe, ni imodoka umuntu ashobora kwizera, ni imodoka umuntu ashobora gutangaho amafaranga ye ntagire igihombo,
rwose izo mpungenge zashira, ni imodoka ishobora gukora igihe. Icyo umuntu igihari gusa kubazigura, kubazitunga, ni ukumenya ko iyi modoka igizwe n'imashini nyinshi nk'uko twabibonye, zikora akazi gatandukanye, zose zikenera maintenance. Kwitwararika, kwitonda mu kuzikorera maintenance. Abantu benshi abona abana aho b'ibisarubeti atafite imodoka yanjye ujya kuyinkorera maintenance, undi akagenda akabona utuntu tw'utugaraje turi hirya aho akavuga ngo mu nkorera iyi modoka. Ntabwo ari byo, kuko ntago bazi iryo koranabuhanga ry'iyo modoka, ntibazi imashini zigize iyo modoka yawe, bityo iyo modoka ishobora kwangirika vuba. Ariko niba waguze imodoka yawe ukayigura idashaje cyane, ushobora kuba ariho kazi ariko idashaje cyane, nawe menya ngo iriya modoka ni imodoka n'imashini igomba kubaho igihe, ahubwo icyo usabwa ni ukwitwararika muri maintenance yayo no kumenya guhitamo abazagufasha mu kuyitunga. Ariko ubundi ni imodoka muri rusange, ni imodoka isanzwe, murabona ko ni imodoka igira amapine, ni imodoka ifite ibi byuma byose bisanzwe nk'imodoka zisanzwe, ni imodoka inakomeye, ni imodoka ishobora gukora akazi mu gihe icyo ari cyo cyose. Waba uyifashe neza nayo izakora akazi kose gashoboka mu gihe cyose gishoboka. Reka tugaruke ku bijyanye n'ubumenyi ku bazikora. Mu kanya wari ubikomoje uti umuntu yiguze ntabwo aba akwiye kuvuga ngo ndayijyana aho mbonye hose. Ubu ngubu abantu hirya no hino, abana bariga muri za IPRC, muri za TVT, bariga hirya no hino, abarimu nabo barigisha. Uretse kuba bidusobanuriye gutya, abantu basohoka baza, ubona hari abo ukeneye muri tekinike, cyangwa baraza ukongera ukabigisha, ese barabyiga mu mashuri cyangwa? Ikintu cya mbere gihari ni ukongera kubigisha. Nta mwana uva mu ishuri kuri iki gihe ngo aze ashobora kuba azi n'iyi mashini kwibaho cyangwa ikora gutya, kuko ntago nzi neza gahunda y'amashuri uko ari gutegura cyangwa uko ari gupanga, ariko ku bigaragara gusa nuko abana 90% y'abasohoka mu ishuri bagomba kongera kwigishwa. Bifata igihe, kuko iri ni ikoranabuhanga ryihuse rije vuba, ni ibinyabiziga murabibona nk'iyi tekinoloji twahoze tubona ko irahambaye cyane. Biragoye ngo umwana ave mu ishuri yarayimetirije ayizi, ku buryo yaza agahura n'imodoka nk'iyi akamenya ikibazo yagize. Ko iyi modoka wowe nyirayo ushobora kuba uyitwaye gusa ukabona irazimye mu muhanda, cyangwa ukabona icitse intege, cyangwa ukabona inaniwe gusimburanya amavitensi. Icyo gihe bizasaba ubuhanga bw'umutekinisiye ugomba gukora diagnostic, akabasha kumenya imwe muri izi mashini yagize ikibazo, kuko ntago imashini ipfira rimwe, ntago imodoka ipfira rimwe, ntago imodoka ibintu byose bigira rimwe ikibazo. Hagomba rero kubaho, hagakoreshwa ikoranabuhanga, hakabaho ubuhanga n'ubunararibonye kusuzuma ya modoka, akabasha gutahura ikibazo aho cyavutse. Kuko ariko nanone urumva agomba kuba ari umuntu uzi imikorere ya za mashini zose twabonye zigize iyi modoka. Umwana rero ukiva mu ishuri ntabwo ibyo ngibyo abizi, ntabwo abizi. Mu ishuri henshi ntabwo babyiga, ntabwo mbizi, wenda hari nk'umudirekiteri cyangwa umuyobozi w'ikigo ushobora kuvuga ati yewe izi mfashanyigisho ndazifite, iri koranabuhanga turabyigisha, umwana ava hano abizi, uwo yazajya duha n'abakozi yaturangira. Abantu benshi bafite amagaraje bakajya kurekirita y'abakozi, ariko ntago mbizi neza. Gusa igihari nuko iri koranabuhanga riri hejuru, abo nge mpura nabo ni ukongera kubaforoma A0. Hanyuma se yego, reka nkubaze, ibigo bikora imodoka byo ni byinshi. Ibigo bikora izi modoka uretse hano mwebwe nko muri Korea Automobile Technology, twamenye ko n'igihe mujya guhugura abenjeniyeri banya aho ngaho muri za Korea izi modoka zisohokera. Ibindi bigo mu Rwanda turabifite? Amagaraje mu Rwanda arahari, amagaraje arahari, ibigo bitanga serivisi za modoka birahari, ahubwo gusa wenda impinduka nabyo bikora bijyanishije n'iri koranabuhanga, iryo niryo bishoboka ko ritaragaragara neza, ariko nabo uko biri kose hari icyo bari gukora. Hari icyo bari gukora. Aparitiri yacu tuba tubigusobanuriye, tuba tukweretse ko tekinoloji irahambaye mu binyabiziga kandi biri mu gihugu, bikeneye n'abahanga mu kubikora. Yego, kuko ababitunga bo barabikeneye, ni na ngombwa kubikora, kandi bagomba kuba bafite icyizere cy'uko hari abantu bo kubikora mu gihe byagize ikibazo. Ni imbaraga kiriho mushyiramo zatuma abantu mwumva ko bakomeza kuyoboka izi modoka z'ikoranabuhanga? Imbaraga zo kuba abantu bo kuziyoboka ni ngombwa, barazigura. Kandi umuntu yagiye kugura imodoka
ntago abaza, areba imodoka nziza akayigura. Kandi umuntu ugura imodoka we areba inyuma, ntago abizi ko ibumbiyemo izi mashini zose. Ibyo bimenwa n'abatekinisiye. Ahubwo wavuga uti imbaraga mwe mushyira mu guhandoringa ibibazo izi mashini zigira, iyi tekinoloji ishobora guhura nabyo. Kuko mu ruganda naho iyi mashini barayikora, bakayiteranya, bakayiha tekinoloji yose ubona, bakayiha aya mamashini yose ubona, imodoka bakayibumba bakayohereza, ariko ntago baba bazi ibibazo bizagenda zigira cyangwa ibimenyetso bizagenda zigaragaza iyo zishaje. Ibyo rero mu magaraje tuba tubana nazo umunsi ku munsi, dukora ubushakashatsi tuzigaho, nitwe tugenda tubona uburyo bwo gufasha abazitunze kuzikorera maintenance, kurampurasa piyesi ziba zishaje, kuzibungabunga umuntu azirinda kwangirika imburagihe. Ibyo nibyo dushyiramo imbaraga. Hanyuma wavuze uti abanyeshuri nka 90% umuntu yongera gutangira bundi bushya nubwo baba bagraduatinze bavuye muri ayo mashuri. Ni ihe nama noneho wagira ibigo by'amashuri cyangwa se ministeri zitegura integanyanyigisho n'imfashanyigisho kugira ngo abantu bari kwiga bajye biga bagendana n'ikoranabuhanga koko rigezweho hanze? Iri koranabuhanga iri tubonye hari n'irindi ririrenzeho. Hano twarimo tureba cyane imodoka iri hybrid, ikaba iri kombine na systeme ya semi automatique yo guhinduranya amafitensi. Iyi ni tekinoloji nshya, ushobora no kuzenguruka amagaraje hano mu gihugu ugasanga aho babonye imodoka ifite iri koranabuhanga ni hake, kuko ni imodoka zije vuba, ziracyari nshya, ntago ziragira ibibazo cyane. Iyi bari nk'imwe ku ijana, ariko ejo bundi zizatangira kugira ibyo bibazo. Bivuze ngo nabo bagombye gutangira kwitegura kumenya iyi tekinoloji no kwitegura uko bazahangana n'ibibazo byayo mu minsi iri imbere. Ikoranabuhanga ryo rero ni byinshi, kuko urabizi ko hari ziri full electric, nk'iyo ntago turayibonaho nk'uko turebye. Iyi zirahari mu mihanda, ziri kugenda, ziri kugurwa, kandi ni na ngombwa ko imodoka iri full electric ni imashini igomba kugurwa abantu bakayitunga, kuko ni imashini igomba kubafasha mu kubaho batadepansa cyane. Ikoresha amashanyarazi gusa. Tazajya ugenda ngo ushyire kuri station basukemo, ahubwo uzagenda ukayicomeka ku muriro igihe uri mu rugo nijoro nimugoroba, mu gitondo ukayitwara ikirirwa gukorera akazi. Ariko nayo nta kintu cy'igitangaza cyane kirimo, ku buryo umuntu yayitinya, ku buryo umuntu yakumva ko ari imashini zigomba kwitonderwa, ari imodoka zigomba kwitonderwa. Oya, ni imodoka zigomba kugurwa, ni imodoka za ngombwa z'ingenzi, ni imodoka ubundi zisanzwe. Ibintu byose ni imodoka isanzwe. Agapariti karimo gusa k'itandukaniro nuko harimo ya moteri yo ikoreshwa n'umuriro, par rapport ya moteri ntiyi tubona hano ikoreshwa na essence. Ziriya modoka zose, ziriya moteri zose, icyo bazishatseho ni rotation. Rotation ni tour, circulation, mouvement de rotation, kwikaraga. Kwikaraga rero kuba harimo akantu k'itandukaniro ko kuba imwe ikaragwa n'amashanyarazi, indi gakaragwa na essence, cyangwa ikazihuza zombi nk'iyi tubona aha. Urumva ntago ari ikintu cyo gutinya. Ni difference ntoya. Inganda nazo iyo zizikora, nawe ugura ugomba kugura ujyanishije naho utuye cyangwa n'igicubamo, ukemera ikaguhenda, ariko ukagura izashobora guhangana n'imiterere y'ahantu, kuko iri yihenze, iri ibifite moteri ziri strong, zikomeye. Ya moteri y'amashanyarazi ifite amabateri akomeye, ifite amakonverteri akomeye, ku buryo ibasha kubika umuriro igihe kirekire, ku buryo igomba kuba ifite n'amatraction, haba mu bunyereri, haba kuri pante nini, igakora akazi. Nta kuyitinya, ahubwo igihari ni ukureba ngo ukavuga ngo se jyewe iyo ngura ndayigura nzayikoresha nte mu buhe buryo, ukagura ijyanye n'akazi ukora. Ushatse kugura ko kujya uvana mu rugo ukigira ku isoko, cyangwa utuye hafi y'akazi ukavuga ngo nzava ku kazi gusa njye mu rugo mparike, nta muvoma nyinshi, ushobora kugura ya make ifite bya tekinoloji ariko wenda idahambaye. Iyo wayigura imodoka iri electric, kuko ni imodoka bicaramo bakayobora nijoro, bagacana amatara, bakazamura ibirahure cyangwa bakayimanura, ni imodoka bisanzwe. Ariko ya moteri yayo ifite ubushobozi bigenda bitandukana mu biciro. Nawe niba uri umuntu ukenera imodoka y'akazi, kujyana hirya, ukajyana kure, ugatwara abantu, ugatwara ibintu, ukajya mu mafamu, ahantu hatandukanye, mu mirima, ugomba nawe kugura ya mashini guhenza ariko ifite ubushobozi buhambaye mu kubika imiriro,
ubushobozi buhambaye mu kugira tarakisiyo yo kubasha guhangana na kondisiyo z'umuhanda, ifite na ya mashini izahoramo umuriro, amashanyarazi uhora ucaginga ugenda wongera ucaginga ugenda, ikabasha kubikora igihe kinini. Icyo nicyo abantu barebaho cyane, ariko mu kuba imodoka z'amashanyarazi, ahubwo ufite ubushobozi yanagura nyinshi agatunga izirenze imwe mu rugo. Yego. Inama rero ku bigo by'amashuri, inama ku bigo by'amashuri n'abategura integanyanyigisho n'imfashanyo, nibashyiremo imbaraga mu buryo bateguramo inyigisho zabo, begera ibigo, kuko hari icyo utarenganya cyane ku bigo by'amashuri. Tekinoloji irahindagurika umwaka ku wundi, umunsi ku wundi, mu kanya haraza imashini imwe, ejo hakaza indi, ejo hakaza indi, kandi zikaza zitandukanye. Nkuko turi kuvuga ngo hari za hybrid, ziri kombine, semi automatique, full automatique. Ntabwo izo mfashanyigisho cyo zose ikigo cy'amashuri cyahora kigura, ariko gusa en general ni ukureba iz'ingenzi zifasha abantu mu bumenyi bw'ibanze. Asigaye ubundi ibigo by'amashuri bigakorana n'amagaraje, amagaraje ateye imbere, kuko imodoka ziraza zikajya mu magaraje zifite ya matekinoloji ahambaye. Amagaraje yo akora ibishoboka byose kugira ngo abashe guhangana na bya bibazo, abashe kugira bwa bumenyi. Abatekinisiye babo uko bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye by'imodoka zitandukanye, urumva bafite ubumenyi buri ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'abana baba bari mu mashuri. Ikindi cya kabiri, imodoka iyo zisohoka zisohokana n'ibitabo. Ntabwo izo modoka zisohoka ngo zijye mu mashuri, izo modoka zisohoka zijya gukoreshwa mu mirimo, zikavava zijya mu magaraje. Mu magaraje niho bagira etide cyane yo ku rwego rwo hejuru, habeho gukorana, collaboration. Ubwo ndavuga mu bijyanye muri secteur ya automotive industry, ariko no mu zindi koranabuhanga urabizi ko riri mu bice bitandukanye, n'abandi nabo bakora gutyo. Aho nibyo bizagenda bifasha abana mu kugira ubumenyi bwihuse, kuko mbirebera kubo twigisha. Iyo dufashe umwana tukamwigisha uburyo yihuta mu gusobanukirwa tekinoloji automobile, bitandukanye n'umwana wigira mu ishuri yavamo akagenda agaparika. Kuko iyo barimo baduha ubuhamya, abatanga ubuhamya kenshi hari nk'isomo tugeraho cyangwa tekinoloji tugeraho, kandi ubwo imodoka uri kuyimwereka yaje mu gukoreshwa, ifite ibyo bibazo, ni imodoka y'ikoranabuhanga, ifite iyo tekinoloji, akakubwira ngo nibwo bwa mbere nabibona. Urumva ko abagiye, niba ari bwa mbere bibonye, abagiye no kubyiga bwa mbere. Icyo rero nagiraho inama ni imikoranire hagati y'inganda industriel, ubwo iyo mvuga inganda mavuga ama workshop nkaya, yo ahura n'iryo koranabuhanga cyane n'amashuri. Kuko ntago mu ishuri bashobora kwigisha umwana ngo bamuhe ubumenyi bwose agenda ahita umu specialist. Bamuha ubumenyi bw'ibanze, bamuha umurongo wa tekinike, ariko bamufashe no kuzamuka, kugira ireme binyuze mu ma workshop ahura n'iryo koranabuhanga kenshi. Hanyuma twebwe abaturage ntitugire ikibazo cyo kuguriza imodoka, murahari cyangwa ntabwo muri benshi tube tubiretse? Abantu bagura imodoka z'ikoranabuhanga, izo modoka nazo rega ntago ziza zipfuye cyangwa ngo zihite zipfa, bigenda bifata igihe. Kuko tekinoloji rero byamenyekanye kuri mu gihugu, amayetide agenda abaho. Ejo ujya kugira ikibazo, ejo igisubizo cyabonetse. Kugura imodoka nta wagira impungenge zo kugura imodoka, kuko wagira impungenge yo kuyigura, ejo hagasohoka indi ifite irindi koranabuhanga, ukongera ukagira izindi mpungenge, ejo bundi hagasohoka indi ifite ikoranabuhanga rirenze, ukongera ukagira izindi mpungenge, ukazarinda usaza udatunze imodoka kandi uyikeneye. Cyangwa ugahora utunze imodoka za kera zishaje zihora ziguserereza, zangiza ikizihumanya ikirere, ziguhombya, yirirwa mu igaraje, yagera mu muhanda igahagarara igateza ambutiyaje, ugasanga uhorana ibibazo by'imodoka. Ushira impungenge rero ukagura imodoka ijyanye n'igihe, ukagura imodoka ijyanye n'ikoranabuhanga ririho, nibyo byanyabyo, nibyo ngombwa, nibyo bikenewe. Yego. Icyo wirinda nawe ni ukugura izishaje, kuko hari izo mu bindi bihugu zivayo ukaziyo nta kibazo, ariko nturengere cyane ngo ujye mu myaka ya kera. Sinzi umuntu nigize mbona wanditse no muri commentaire ubushize avuga ati se imyaka ya kera uvuga ni iyihe? Niba ngiye kugura nk'imodoka hybride sinzagura imodoka ya ryari? Iyo twinjiye mu ma hybrid n'ama full electric, guhera muri 2018 kuzamura, hagati ya 2018 na 2024 harimo imyaka 6. Uri kumva ko kugura imodoka ya okazi ariko imaze imyaka 6 birahagije. Ugiye kujya hasi ukagura imodoka imaze imyaka 10 ikoreshwa, birumvikana ko ifite ibyuma byinshi bishaje. Birumvikana ko ya modoka
yinjiye no mu gihugu iwacu, tekinoloji yo kuzikora ikigenda gahoro, ije ifite bya bibazo byinshi, urumva biragorana. Ifite ikoranabuhanga rifite bya byuma bishaje, kubibona bigoye, ugiye guhomba mbega. Ya modoka n'ipfura parika. Ariko nugura iyo mu myaka ya vuba, urayikoresha izajye kugera na bya bihe byo gusaza, PS zarahendutse, zarabonetse ku isoko, na tekinike yazo yaramaze koroha cyane, kumvikana, usanga birakoroheye. Niyo mpamvu ni ku ruhande rwanjye nk'uko ngira inama, ntukugura imodoka nibura tari munsi ya 2018 kubagura iz'ama electrique n'ama hybrid. Ariko abagura imodoka zisanzwe nta kibazo, usanga n'imodoka za 2010 zigikomeye, tekinoloji yayo ntikigoranye, ama PS yazo yaramaje kugera ku isoko ari menshi, ku buryo uyigura ukemera ugahangana nayo yapfa, ejo ukajya hari ukagura icyuma ugashyiramo ugakomeza ukarwaza gutyo, ejo yanapfa wenda ukabona n'uyikora byoroshye. Ariko ni byiza ko abantu bagura imodoka z'ikoranabuhanga, bagura imodoka z'ikoranabuhanga ariko zikiri nshya, yego, zimaze imyaka mike kuba kuri za okaziyo, ku bafite ubushobozi bajye mu nganda bishyure bagura izigifunitse. Harimo faveri nyinshi. Turi kumwe rero na engineer Elia, turimo turasoza ikiganiro. Umuntu ashobora kwibaza icyo n'icyo ufite mu ntoki. Iyo mashini ufite mu ntoki, iyi ni machine diagnostic. Iyi mashini mubona ikubiyemo ikoranabuhanga ryo gutahura ibibazo byose izi mashini zifite. Wabonye ko imodoka ifite amakompiyuta yayo, wabonye ko ariya na amakompiyuta, ari amakompiyuta agenda akusanya amakuru yose, ahabwa n'izi mashini zigize iyi modoka. Urabona ibi byuma nuko bitandukanye, ariko ni imashini imwe. Ni imashini imwe, iyo duteranya imodoka turabiteranya tukabyegeranya byose, tukabibumbiramo aha ngaha, tugafunga neza, twatsa imodoka ikagenda. Izi mashini zose rero iyo zagiye zigira ibibazo, wabonye ko hari imashini ishinzwe gushyiramo amavitensi, hari ishinzwe gukandagira amburiyaje, hari ishinzwe gukoresha moteri y'amashanyarazi, hari ishinzwe gutanga klimatizeri, hari ishinzwe gucaginga, hari amakompiyuta ashinzwe gukontorora aya masensa yose uko akora. Ibyo rero ntabwo ushobora kuza ku modoka ngo urebe n'amaso umenye ngo ikibazo cyavukiye aho. Ahubwo iyi mashini mfite, imashini y'ikoranabuhanga rihambaye, ni imashini yifashishwa mu gukora diagnostic, mu kuba niba kuma kamwe kagize ikibazo mu kumenya ngo nakahe. Ni iyi mashini idufasha mu kubimenya. Niba umaze kugafigisa ukeneye kugaporogaramu, ni izi mashini zidufasha mu gukora ama maintenance cyane, nko kuza diesel zikenera ibyo bita ama DPF service regeneration, ni ibintu bikorwa n'izi mashini. Izi mashini rero nizo zidufasha natwe mu kubasha gutahura ibibazo biri muri za modoka z'ikoranabuhanga nk'uko twazitondaguye kuva ku ya mbere kugeza ku ya nyuma. Ubwo iyo mashini ufite niyo gusuzuma? Iyi mashini niyo gusuzuma, guporogaramu no kugira ibibazo bimwe na bimwe wakemura uyikoresheje. Yego. Naringize ngo tudasoza gusa ntayikubajije, kuko abantu bakomeje kureba ikiganiro ariko bakabona urayifite, bakibaza bati se iyi mashini, iyi manyi ifite igihe cyose, kuko niyo twifashisha cyane mu guhangana n'iyi tekinoloji mubona yo ku rwego rwo hejuru mu binyabiziga. Hanyuma turasoje, sinzi niba wenda hari ikindi wumva tutakubajije muri iki kiganiro agarukaho mbere yuko dusoza. Ibindi muzabimbaza ikindi gihe. Urakoze cyane, reka dushimire engineer Elia kuva muri Korea Automobile High Technology. Ubwo ibigo by'amashuri nk'uko babivuze, abakeneye kuba bafatanya namwe mu bijyanye n'urugendo shuri no guhugura abanyeshuri babo no kuza kwiyungura ubumenyi, mubahaye ikaze. Tubahaye ikaze. Tubahaye ikaze. Icyo nanakivuga nsubiye inyuma gato, abana baramara kwiga tekinike automobile ari 100, ugasanga 5 bonyine nibo babirimo. Muri 5 nabo ugasanga 3 nibo babirimo neza, nibo babanza kwinjira deep muri tekinoloji. Bivuze ngo abandi bagira cya kibazo cyo kuba yararangije kwiga, yagera ku isoko agasanga nta kintu na kimwe yakora, bikamuca intege akajya mu bindi. Ugasanga umuntu ufite diplome muri mécanique automobile ni umunyonzi, ugasanga umuntu ufite diplome muri mécanique automobile ni wa muhinzi nawe udahinga kijyambere. Yego. Ugasanga ari mu bintu biciriritse ugereranyije n'ubumenyi afite. Ariko ibigo bifatikanyije n'amagaraje, hakabaho imikoranire, abana bakabyiga bakanabibamo, bakabikora, bakabikuriramo, byaba ikintu cy'ingirakamaro cyane no kuzagira abatekinisiye bo ku rwego ruhambaye rubasha guhangana n'iyi tekinike automobile nayo
itoroheje ubona. Yego. Urakoze cyane Engineer Elia kuva muri Korea Automobile High Technology. Nimero ze muri kuzibona aho ngaho hasi kuri screen zanyu, ubwo abazikeneye n'abakeneye kumuvugisha ku bindi bibazo cyangwa bindi bitekerezo mwamuvugisha. Wakoze cyane. Murakoze nawe.